operasiyo tujye kuyihera mu gihugu cya Indonesia, aho uwitwa Uwicyeza Pamela yamaze kuba yakwerekeza. Abantu benshi cyane bagiye bibaza rero itandukana ry'uwitwa Mugisha Benjamin ndetse n'Uwicyeza Pamela uko byaba byaragenze. Rero nagira ngo mubwire ko hari igihe kigize kugera uwitwa Mugisha Benjamin cyangwa The Ben aza kuba yasaba umugore we kuba yaza kumusohokana muri ibi bihugu n'ubundi byo muri Aziya. Izo video mwigize kuba muyibona, aho baje bagira batya basohokera ahantu rwose ni ahantu hajya haba utuntu tw'utuzu tuzamuka ahantu mu misozi tukarenga tuba tumeze nka gari ya moshi uburyo tuba duteye. Noneho utwo tuzu nitwo baje kuba basohokeramo. Nyuma yaho rero Uwicyeza Pamela yatangiye kujya ajya n'ubundi muri bihugu byo muri Aziya, akenshi cyane ayijyanye, ariko rimwe na rimwe akagenda muri business ze zihariye, akavuga ati reka njye gukurikirana business cyangwa mpafite imishinga reka njye kuyikurikirana. Ibyo ngibyo ni ibintu akenshi cyane byagiye biba. Nyuma yaho rero Uwicyeza Pamela yaje kugenda anagera no mu bindi bihugu, urumva n'amafaranga iyo amaze kuba yaboneka ibintu biba bimaze kuba byiza cyane ko ushobora kuba wasohokera ahantu hose ushatse. Rero inkuru yarakomeje, nyuma yo gukomeza baragenda. Nyuma yaho tuza kumva bibaruka umwana wo, nyuma yaho ibintu biraba, ibirori biraba byo kumwita izina, habaho n'ibintu byose bigiye bitandukanye nyine. Ariko n'ubundi igihe kigeze ko umwana ashobora kuba yagira gutya agacuka. Rero yamaze gucuka, rimwe na rimwe ababyeyi bagomba kujya guhiga, cyane cyane ababyeyi b'abamama bagomba kuvuga ati umwana wanjye amaze kuba yatora agategereka, ntangire kuba nagira nshakishe, kuko burya urugo n'uruhuje n'aba bombi. Murabizi neza ko Uwicyeza Pamela yamaze kuba asiba amafoto ye ku Instagram ari kumwe na The Ben, aza kuba asigazaho amafoto 3 gusa we ari kumwe na The Ben. Abantu benshi cyane baribaza bati ese Uwicyeza Pamela gute ashobora kuba yafata umwanzuro kuba agira atya agasiba amafoto yose, agasigaho aya mafoto 3 gusa ari kumwe na The Ben. Abamwe bati ubu si byaba ari intandaro yo gutandukana kw'abo bombi, bakaba ariyo mpamvu bafashe Uwicyeza Pamela agafata umwanzuro kuba agira atya agasiba aya mafoto. Ibyo ngibyo rero nagira ngo kugira ngo uze kuba wasobanukirwa iyi nkuru yose, ndetse twinjire no mu byabereye muri Indonesia kugeza n'ubu ngubu, ndagusaba ikintu kimwe gusa, ukujyaho munsi ugakanda subscribe, ubundi ugatambika hirya gake cyane ugakora kuri like, ubundi ugatujya munsi ukandika igitekerezo cyawe uko byumva. Ngiye gutegura ikiganiro nkana kikugezaho dituro. Mu minsi yashize nibwo hatangiye gukwirakwira inkuru z'uwitwa Mugisha Benjamin ndetse n'Uwicyeza Pamela ko bamaze kuba bagira bake batandukana, ndetse ibyo ngibyo abantu benshi cyane batangiye kugenda bishingiraho ubwo wabonaga uwitwa Mugisha Benjamin ari kumwe n'umwana we Runa amuteruye, igihe uwitwa Ashton Hari yazaga kuba atumirwa mu rugo rwa The Ben. Mu kugera mu rugo rwa The Ben, abantu benshi cyane rero batangiye kubona uwitwa Runa umwana wa The Ben ateruwe na The Ben. Gusa abantu benshi cyane batangiye kugenda bibaza bati ese ibi ntibyaba byararangiye hagati ya The Ben ndetse n'Uwicyeza Pamela? Hari hamaze iminsi yacaho amakuru ugenda y'ibihuha avuga ko n'ubundi Uwicyeza Pamela ndetse na The Ben bamaze kuba batandukana. Izo nkuru ziragenda ziravugwa ndetse zigenda zitreninga hirya no hino, ariko bazivugaga bose bakaza kubabura ibimenyetso. Rero navuga ko mu batashye ikirori cya Ashton Hall hari n'abari bajyanywe no kugenda ngo bagere mu rugo rwa The Ben, baze kuba bamenya amakuru neza uko ameze, niba koko ibyo abantu bavuga ari ukuri. Nyuma yo kugerayo rero n'ubundi barageze basanga uwitwa The Ben ari wenyine, ndetse ari kumwe n'umwana we ndetse n'abandi bose baba hano muri rugo n'ubundi rwo kwa The Ben. Ariko barebye hirya no hino babura Uwicyeza Pamela, ndetse Uwicyeza Pamela utarajyaga asiganywa na The Ben. Akenshi cyane bajyanaga ahantu henshi cyane hatandukanye, yaba ari aho uwitwa The Ben yakoreye ibitaramo, yaba ari ahandi hantu hose yagiye atembera. Wabonaga ko urukundo rwabo rwari rumeze neza cyane ndetse rucanye ku rwego rwo hejuru, ku buryo nta kintu wabonaga ko gishobora kuba cyaza kuba kiruhungabanya urukundo rwabo bombi. Rero ibyo rero byarabaye, abantu benshi cyane batangiye kugenda noneho bavuga bati karabaye. Uwitwa Uwicyeza Pamela amaze kuba afata inzira ye yerekeza aho yumva agombaga kwerekeza. Abandi bati Uwicyeza Pamela yafashe umwanzuro ajya kwigira mu bintu by'ubucuruzi mu gihugu cya Tanzania. Abandi nyuma yaho abagenda bakwirakwiza amakuru, ari nayo makuru akenshi cyane mvuze ntireka nze mbabwireho. Ni amakuru yagiye acarcara ku munsi washize, abantu bavuga ko
Uwicyeza Pamela mu gihe The Ben yari ari mu bitaramo bya country tour. Abantu benshi cyane bavuze ko ngo Uwicyeza Pamela yari ahari, abandi baza kuba bihakana babemeza ko Uwicyeza Pamela yari ari mu gihugu cy'Ububirigi aho yari yagiye ngo kuryoshya n'inshuti ze mu birori bigiye bitandukanye. Ibi rero ngo aza kuba asiga The Ben hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse aza kumusigana n'umwana. Ayo ni amakuru yagiye avugwa akenshi cyane, navuga ko avuzwe cyane muri ino minsi ibiri ishize. Ibyo nibyo byatangiye kugenda bivugwa, ariko nagira ngo nkubwire neza ukuri ku kijyanye n'itandukana rya Mugisha Benjamin ndetse n'Uwicyeza Pamela uko rimeze ryose, ndetse nkari kubwira akantu ku kandi kugira ngo uze gusobanukirwa, udakomeza kugenda ugendera mu kigare wenda ukumva abantu bamwe barimo bagenda bavuga amakuru agiye atandukanye, abandi bakavuga andi yandi atandukanye. Ibyo byose rero akenshi cyane navuga ko ibyo bintu byose yigize utya ukabihuriza hamwe ari ibintu nakubwira ko bitari sawa cyane, kuko bishobora kurangira nawe ugize utyo ukaba watangaza andi makuru atari meza cyangwa andi makuru nawe udafite ibimenyetso. Nyamara amakuru ya nyayo yitandukana rya Mugisha Benjamin ndetse n'Uwicyeza Pamela ahari byansabye navuga ko byansabye umwanya mwinshi cyane ndetse no gusesengura ndetse no kwitaho kugira ngo nze kuba menya aya makuru neza mu buryo nitonze, kugira ngo bitaza kuba byagongana n'andi makuru abantu bari kugenda bahererekanya ku mbuga nkoranyambaga. Ndavuga nti ndakorera ibishoboka byose, ariko aya makuru nze kuba inyamenya ari kuba hagati y'Uwicyeza Pamela ndetse na Mugisha Benjamin. Ese koko ibi byaba ari ukuri? Ese byaba ari ukuri? Byaba byaratangiye bite? Byaba bimeze bite? Byose ibyo ni ibintu navuga ko nabana nirinze kuba nahita nkora inkuru mu buryo bwihuse, ahubwo ndavuga nti reka mbanze nyegeranye neza cyane nitonze. Nkuko nabikubwiye rero, natangiye nkubwira inkuru nakubwiye ko hari igihe kigize kugera uwitwa Mugisha Benjamin aza gufata umwanzuro wo kufata uyu mukunzi we Uwicyeza Pamela, aza kubagira atya amusohokana mu gihugu cya Indonesia ndetse batembera n'ibihugu bindi bigiye bitandukanye bya hano muri Aziya. Murabizi neza ko hano mu bihugu byo muri Aziya hari ibintu byinshi cyane tujya twumvamo bigiye bitandukanye, yaba gucuruza abantu, yaba kugira ibintu ubona wumva bidasobanutse. Hari ibindi bintu nyine bijya bibera muri Aziya bigiye biteye n'ubwoba abantu benshi cyane bajya bibazaho, ariko bakavuga bati byanze bikunze bwo muri Aziya nuko biteye. Hari n'abantu benshi cyane bagiye bajya muri Aziya ukumva ngo bagiye gucuruzwa impyiko, ukumva ngo byagenze ukumva nyine hari ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye bishobora ko byagutera ubwoba bwo kuba uvuga ngo ngiye bifashe umwanzuro kuba nagira kuno nkajya mu bihugu byo muri Aziya. Bumva ko nyine ari ibintu biba biteye ubwoba cyane ku buryo utagera. Ariko nanone ibihugu byo muri Aziya nubwo harimo ibice biteye ubwoba ndetse udashobora no kuba wagira ngo umenyere ibyo ngibyo, kimwe na rimwe nk'ubu ngubu twibere muri Afurika usanga kenshi cyane izo nkuru iyo tuzumvisha uko nguko tujya twumva ko ari Aziya yose ishobora kuba ifite ibibazo. Niba bakubwira ngo igice kimwe cy'Ubushinwa harimo abantu bajya bagira batyo bagashimutwa, ndetse ugasanga hari n'imitwe y'iterabwoba igihe kigakora ibintu bibi cyane ku bantu barenga ibihumbi n'ibihumbi iyo mitwe iba yarashimuse, bumva ko ari ikintu gikomeye cyane nyine. Ariko nkuko nabikubwiye, hariya muri Aziya hari n'ibindi bice ushobora kugenda ugatembereramo bigiye bitandukanye byiza cyane. Twigize kubona n'uwitwa Naomi ndetse n'umugabo we n'ubundi bagaragara muri bihugu byo muri Aziya, nabo bagiye gutemberayo baryoshya nkuko The Ben na Pamela twababonye bajyayo. Ariko nyuma yo kujyayo wenda niyo mpamvu twenda abo bandi reka tubaveho twigire kuri The Ben ndetse n'Uwicyeza Pamela. Icyo gihe rero bagiyeyo, ariko bari bagiye kureba n'andi mahirwe ashobora kuba yaboneka muri ibi bihugu kugira ngo baze kureba nyine uburyo ubuzima bugomba kugenda, kuko urumva amafaranga y'ubuhanzi cyangwa n'andi yandi Uwicyeza Pamela ashobora gukorera byanze bikunze bakeneye gukora business ishobora kuba yatuma amafaranga akomeza kugenda yaguka nyine akaba menshi cyane. Ni muri ubwo buryo rero n'ubundi gutembera ahangaha baragiye bavuga bati reka tugende tureba amahirwe yandi ashobora kuboneka hano muri Aziya atandukanye n'andi bantu bajye batubwira bavuga bati nibi bigenda muri Aziya. Bafata umwanzuro rero kujya mu gihugu cya hano cya Indonesia, batangira gushora business ari nayo navuga ko Uwicyeza Pamela ubu ngubu hagarariye ayikurikirana areba uko igenda. Abantu benshi cyane rero navuga ko byashe kuba binanyorohera cyane kugira ngo muze gusobanukirwa iyi gahunda uko imeze. Witwa Uwicyeza Pamela hari indege ya Rokoruta n'ubundi ya societe y'ahangaha muri Indonesia
bayita Fly Able, ni hagati aho ngaho ndakeka, nubwo wenda amakuru neza ntayibuka. Iyo sosiyete niyo naje kubona akenshi cyane irimo iragenda imufasha kugenda azenguruka ahantu hose hagiye atandukanye mu bintu bye bigiye bitandukanye. Iyo sosiyete rwose ubona ko yaje kuba agira atya, uyu mugore agira atya apostinga n'ubundi nako ka video ari kwinjira muri iyi Rokobuta, ubona arimo hakata aho hafi rwose, ubona ko ibi ari ibintu nyine ari kugira ati ari gukurikirana byiza cyane, kandi navuga ko byingira akamaro, kuko burya si abantu benshi cyane bashobora kuba bavuga ngo muri business zabo baraza kuba bagira batya bakagira ubushobozi bwo kuba bari gutega indege bavana hamwe bajyana ahandi. Indege ntabwo ibirimo umukozi umwe cyangwa babiri, iba ari ikintu kinini cyane, urumva ko bari ibintu bikomeye cyane. Navuga ko rero Ukiza Pamela yafashe umwanzuro wo kujya gushora ubucuruzi hano mu gihugu cya Indonesia. Ni igihugu nubwo buriya giherereye muri Aziya, ariko ubona ko ari igihugu cyo gifite itandukaniro cyane n'ibindi bihugu byahanga muri Aziya. Ahangaha rero muri Indonesia niho Ukiza Pamela yibereye, niho ari gukurikirana business we n'umugabo we. Navuga ko n'umugabo we rimwe na rimwe wenda nubwo bashobora kutagenda ngo babyerure, baze kugaragara nyine bari kumwe, wenda avuga ati nibi wenda nageze muri Indonesia, ariko ntabwo ariko bimeze. Nanone rero akandi kantu ko kuvuga ngo Ukiza Pamela yaje kuba asiba amafoto ari kumwe na The Ben, yaza gusigazaho amafoto 3 gusa. Ibi ngibi navuga ko ibi ngibi ni nko gukora promotion, kuko ibi ngibi biraza gutuma uwitwa Ukiza Pamela ndetse na The Ben avugwa, ariko cyane cyane ku ruhande rwa The Ben araza kuba yakitabwaho cyane, abantu batangiye kumukurikirana bamenye bati The Ben yaje kuba atandukana n'umugore we, bigenze bite, bimeze bite. Ibyo bintu byose rero noneho abantu bajya gukompita noneho bakareba bati noneho Ukiza Pamela amaze kuba asiba amafoto yari kuri Instagram ari kumwe na Mugisha Benjamin. Ibyo ngibyo bigaragaza nyine ikindi kintu kigize gite gikomeye cyo gutuma abantu bari bukomeze kugenda babyibazaho. Ibyo bintu byose bagatuma Ukiza Pamela ndetse na The Ben bahora mu matwi y'abantu bakomeza kugenda bavugwa. Ibyo ngibyo rero navuga ko mu buryo bwanjye The Ben ntabwo yari gushobora gukora nk'ibyo abajene tujye tubona bakora, kandi urabona ko The Ben byanze kunza akeneye kuvugwa nyuma ya Summer Country Tour. Wenda ashobora kuba akeneye no gusohora indirimbo akavuga ati ese niki kintu ndi bukore kiri gutume nza kuba nagaragara mu itangazamakuru, nkaba nakumvikana, nkaba navugwa, niki kintu ndi buze kuba nasabwa gukora. Nyine agahita atekereza akavuga ati, umugore we agahita avuga ati byanze bikunze ndaza kuba nakora ikintu kiri gutume mo gukomeza kuba mwaza kuvuga ku mugabo wanjye. Ibyo ngibyo bikaza kuba byagira bikaza kuba byamufasha gukomeza. Niba ari nk'indirimbo ari hafi kuba yasohora, iyo ndirimbo abantu bazayiteho bavuge bati ese The Ben yaba indirimbo agiye gusohora yabirimo byibuze amakuru ashobora kuba wenda, ariko ako n'umuntu ashobora kuba bajya bavuga ngo abahanzi hari igihe baririmba ibiri mu marangamutima yabo. Abantu benshi cyane bayikurikirane rero bumve bati tujye kumva ko yaba yagiye kuririmba wenda acyurira Ukiza Pamela amusubiza amubwira ibintu byo bitandukanye. Ibyo ngibyo nyine bigatuma n'umuhanzi, ariko buriya n'umuhanzi utari kuvugwa kenshi cyane aba yazimye, abakeneye rero ikintu kiri butume avugwa. Rumva rero muri ubu buryo ni nko gukora promotion ya The Ben. Ukiza Pamela avuga ati kamfata umwanzuro nze kuba nkora ibi ngibi kugira ngo tuze kuba twagaragara mu itangazamakuru, nge n'umugabo wanjye tuvugwe, abantu batwiteho, batangiye kutubaririza ati bimeze bite. Ibyo ngibyo rero navuga ko ari ikintu kiza cyane Ukiza Pamela aba yakoze, kuko buriya mu bintu bigize umuhanzi nyine harimo no kuba akavugwa nyine abantu bakamwumva ko ahari, bakavuga bati ufunguye urubuga Facebook, Instagram, YouTube n'izindi platform zose, ku buryo ari buze kubasanga aho The Ben. Ibyo ngibyo babyita ubucuruzi bwiza cyane, nanone promotion navuga ko nziza cyane itagize umuntu wundi iri buhungabanye, usibye kuba wenda abantu bari bwatake famille. Ndakeka ko n'urwego rw'ubugenzacyaha rwarabikurikiranye ko abantu bagira buryo bakaba basesengura amakuru atari sawa, hari ahantu bagomba kujya baganirizwa. Urumva ko ibintu byiza cyane. Niba ugiye kuvuga inkuru, ugomba kuvuga inkuru ukavuga ati wenda amakuru ari kuvuga mu rugo kwa The Ben naya ngaya. Wenda Ukiza Pamela yamaze kubasiba amafoto ya Instagram yari kumwe na The Ben, ariko aza gusigaza amafoto 3. Ayo mafoto 3 se kara ari kumwe na The Ben, uba wumva wowe kuba yashyizeho
ari uko ayakunze cyane cyangwa ari uko atarimo The Ben ku buryo byari kumunanira kuyasiba. Ikindi kintu, ntago umuntu ashobora gusiba amafoto kubera ko uyu wenda Instagram storage afite yuzuye. Bura storage ya Instagram ntabwo wayuzuza, ugomba gushyiramo post n'amapost, washyiramo video, washyiraho amafoto, byanze bikunze izo post zose nta kibazo ziba ziri buhindure cyangwa ikintu ziba ziri butware, wowe ushyiraho gusa. Urumva rero mu rwego rwo gusiba amafoto si uko Uwikeza Pamela ndetse na The Ben amafoto bifotoje ari ku binyamakuru, ari hirya no hino ahantu hose hagiye hatandukanye kuri social media. Ndakeka ko kuba yafata amafoto ari kuri Instagram yakase mu buryo bwo gukora promotion y'umugabo we ni ibintu rwose byoroshye cyane, kuko nawe mafoto n'ubundi babifotoje ntago bayaburaho aho baba bari hose. Urumva ko rero nta kintu biba bivuze byo kuvuga ngo yasibye amafoto. Urumva ko rero ni mu bwo buryo bwo muri kubona Uwikeza Pamela yibereye muri Indonesia ari gukurikirana ubucuruzi bwe ndetse n'umugabo we. Ni Pamela muri kubona ari gusiba poste ze kugira ngo umugabo we akomeze kugenda avugwa mu itangazamakuru. Navuga ko ari n'ibintu byiza cyane mw'abantu mwe n'abandi bantu bakagombye kugiraho, kugira ngo umuntu wenda ajya mu buryo bwo gukora promotion, ejo usange wenda akeneye gusohora video ye ari gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo ejo n'ejo bundi akomeze trending. Ariko ibyo ngibyo bikaba ari ibintu wumva bigayitse, ariko karagakorwa abona bakoze ko gukora promotion, abantu bakavuga bati ese bimeze bite, niba ari nka company akora izana ibintu mu Rwanda, bati ese Uwikeza Pamela company yo muri Indonesia akorera bikora bimeze biti. Ibyo ngibyo niyo makuru mwakagombye kujya gusesengura, mukayashakisha, mukamenya nyine amakuru yose indani. N'ubundi nicyo navuga ko mwakagombye kuba muri kwitaho cyane, kurenza uko muri kurunguruka mukabona Runa, mukabona The Ben, mugahita mugira mutya, mugatuma muvuga ati Pamela yamutaye, kumva ko ari umwanzuro nyine ugize ute, ari umwanzuro uhise ufata ndetse ugahita ushyiraho n'akadomo. Ariko ibyo ngibyo ntago ariko bimeze. Uwikeza Pamela ari muri business. Ikindi kandi nyuma yaho Ashton ageze mu rugo rwo kwa The Ben, iyo The Ben aza kuba afite ikibazo na Pamela ntaba aramuhamagaye ngo amubwire ati twagize umushyitsi revugana nawe. Urumva mu buryo bwo kugira ngo yubahirize wenda yereke umushyitsi ko muri urwo rugo harimo n'undi muntu wundi kandi uruhagarariye, avuga ati reka nze ngire n'inyamamagare umugore muvugane kugira ngo nawe mumenyeshe ko hano haje umushyitsi, atazavuga ati gute haje umushyitsi hano mu gihe zabatashye untuze kubambwira kubera iki nyine byatewe n'iyo mpamvu. Ariko yamuhamagaye kuri akamumenyesha ati hano haje umushyitsi, bari ibintu byiza cyane, ubona ko hari umubano ugize uti, hari umubano uhari kandi mwiza cyane. Ikindi umwana wabo amaze kuba yagira nk'imyaka 2 cyangwa umwaka n'igice, amaze kuba yakurumva ko n'umwana umaze kuba mukuru nta kintu abatwaye aba yakitabwaho neza, ndetse n'amafaranga hari bakaba yagurirwa buri kimwe cyose gikenewe. N'ibintu byiza cyane rero byo kushakisha urugo, burya no gushakisha nyine abantu bakubaka kugira ngo ruze ko rwagera ruze kuba rwakomera. Ni ibintu byiza cyane rero navuga ko uru rugo rubanye neza. Ariko abantu bari kuvuga itandukana rya The Ben ndetse na Uwikeza Pamela, ibyo ngibyo navuga nti murimo muribeshya rwose. Ibyo bintu ntabwo ariko biri, kandi bitegereje The Ben urabona ko nta n'ikibazo afite. Ibyo abantu bari kuvuga ntabwo abyitayeho, ni ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Rero nahitana nabashimira mvugira nti mukomeze kugenda mugira ibihe byiza aho muherereye hirya no hino ku isi, kandi mukomeze kugenda mudushyigikira mukora igikorwa cyiza cyane kandi cy'ubutwari cyo kujya aho munsi mugakanda subscribe, ubundi ugahita utambika hirya kuri ako kabinyetso k'agakumwe, ugahita ujya munsi ugahita wandika igitekerezo cyawe uko ubyumva. Ni ibintu byiza cyane kandi murakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka ngiye gutegura ikiganiro nakikugezaho, rito mukomeze kugenda mugira ibihe byiza, mugira ibihe byiza, mugira ibihe byiza.